magambo aturiya mwihungu wiciye muri San Francisco yari afite papa we yitwa Shimazaki. Sasa uyu mwicanyi wibuke dutangira filime umusore yarashe yambaye ikote ry'umweru nguriya musore wishe afite papa we ngakuriye organization y'abagizi ba nabi papa we yitwa Shimazaki. Urumva kwica umwana w'umugizi wa nabi, umugizi wa nabi ntiyaguherera ngo uyu musaza urano bitewe n'amafaranga afite n'uburyo bamuzanye we abagizi ba nabi aza ku cyicaro cya polisi akabwira polisi ati umuhungu wanjye yishwe ndabiyamye nk'abapolisi ngiye gushaka umukobwa wabonye uwanyiciye umwana. Abapolisi ndabiyamye ikirego cy'umuhungu wanjye mu kivemo mbega nihorere nimba mudashaka none amaraso ameneka. Uyu mukobwa yabonye isura ye. This is his code. What kind of killer is he? He belongs to an ancient Chinese warrior cult called the Sons of the Dragons. Ati uwo mwicanyi agira amahame agenderaho iyo wamubonye yica nyuma za kukwica. Ati uwo mwicanyi n'umwicanyi barizwa mu bita ngo ni ba Sons of Dragon cyangwa se abahungu ba Dragon. Uwo mwicanyi niko gatsika barirwamo bamushushanyijeho. Roza ari umubumbyi usanzwe wibumbira akajya kugurisha ari umuntu usanzwe mugira umwicanyi. The witch had visited me in the night. She put a mark on my body. Iryo joro baransuye bakira ibimenyetso ku mubiri wanjye. To erase it. Numvaga ari cyo kintu kimbangamiye cyane. I would be so marked forever. Numvaga ngiye kuba undi muntu. Hari ambasaderi wanjye witwa Ali imbere ya Inter Bank Kanyosha ahitwa Ali Movie Market. Niyo muzajya musanga izi filime. Ciao ciao mani bamugisha ndabakunda cyane. Tutazidi kabisa. Ciao ciao.